Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabashuhuje inshuti bakundwa mwese abakurikira iki kiganiro Saveur Divine. N'umunezero mwinshi kugaruka kubana namwe muri aka kanya gato ko gufatanya ijambo ry'Imana. Ndizera yuko umunsi wanyu wa Noheli wagenze neza. Dukomeje gushima Imana kuko Imana yigize umuntu ikanyura mu mwana wayo Yesu Kristo kugira ngo azaducungure, kugira ngo azadukize ibyaha, kandi ikiruta ibyo byose kugira ngo azaduhe ubugingo buhoraho. Aleluya. Nshuti zanjye mwese abamwemeye, ndagira ngo mbabwire yuko atubikiye ubugingo buhoraho. Abamwemeye bose ngo bakihana bakizera izina rye, yabagize abana b'Imana. Ni ijambo tubona mu butumwa bwanditswe na Yohana igice cya mbere kuri umurongo wa 12 haranditse ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya. Ndakwifuriza n'ukuri kuba umwana w'Imana. Niba utarabona iyo stati nziza, icyampa mbere y'uko uyu mwaka ushira ukaba nawe waje wariyandikishije mu mubare w'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashima Yesu rero kuko yatwitangiye. Ndashima Yesu kuko yaturinze muri aya mezi 12 yose. Turi mu cyumweru cya nyuma cyo kurangiza uyu mwaka wa 2021. Nukuri n'umugisha ukomeye n'amahirwe kuba Imana yaraduhaye kurama, kuba Imana yaraturinze muri iyi periode ikomeye cyane. Twagize igihe kibi, turacyari no mu bihe bibi by'iyi ndwara y'iki cyorezo, ariko dukomeje kubona uburinzi bw'Imana ku buzima bwacu. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko Satani ntabwo aba yicaye. Satani aduhiga buri munsi ku manywa na nijoro, ariko Yesu akaturwanirira. Hari intambara, hari izo tuzi n'izo tutazi. Aleluya. Yesu yaranesheje. Yesu aba yaturwaniriye. Yesu yaduhaye kurama, aduhaye kongera kuba tukiri bazima. Ndamushimiye cyane. Yesu ni umwami. Aleluya. Nukuri umwami wacu Yesu nashimwe. N'ubuntu butangaje kandi kubona Imana yaraturindiye mu murimo wayo. Uyu muhamagaro wa Saveur Divine, ndagira ngo mbabwire yuko turi kwegera umunsi w'isabukuru wayo. Aleluya. Ku munsi wa gatandatu ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, Saveur Divine izaba yujuje imyaka 2. Ndashimira Imana kuko ikomeje kurinda uyu murimo, niyo iwuhagarariye. Nukuri atari ubushobozi bw'Imana ntabwo uyu munsi mba nkivuga, ntabwo uyu munsi tuba tukivuga. Imana ishimwe rero ku bwa byose. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo yashyize muri twebwe. Imana ishimwe kubwo ibyo yaduhaye byo, imigisha iboneka n'itaboneka twaboneye muri Yesu Kristo, yose ndayishimira. Ndashimira Imana kandi ku bwa mwebwe mwese
abashyigikira uyu muhamagaro. Ni ukuri Imana ibaha umugisha utagabanije, Imana ijye ibitaho uko mwita ku murimo wayo, ariko nayo yita ku buzima bwanyu muri domene zose z'ubuzima bwanyu. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero turi mu mwanya wo kurangiza umwaka, ni ibihe byo kurangiza umwaka. Abantu bajya bafata umuco mwiza, bagira umuco mwiza wo kwifurizanya umwaka mwiza. Hariho ukuntu abantu bandikirana, babwirana, bifurizanya umwaka mwiza mu minsi ya nyuma y'umwaka. Ku bunani ugasanga abantu bari kubwira abandi ibyifuzo, ibyo babifuriza muri uwo mwaka mushyashya utangiye. Reka rero nanjye mbahe icyifuzo, mbahe intashyo, le vœu pour l'année 2022. Intashyo cyangwa se icyifuzo cy'uyu mwaka tugiye gutangira, ndagira ngo ndakibabwire, akaba ari nayo ariyo teme tuzagenderaho muri iki cyumweru cyose kirangiza uyu mwaka cyinjira mu wundi mwaka. Turasoma ijambo tubona mu urwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana. Urwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana, ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Yohana, oya, ni urwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana, Epître selon Jean. Epître tuyibona muri Bibiliya yanjye y'Ikinyarwanda, ndabona ari ku rupapuro rwa 247. Handitswe ngo ishimwe Yohana ashimira Gayo. Uyu Gayo ni uwakoranaga na Yohana. Nuko intumwa Yohana iramwandikira, iramubwira ngo njyewe umukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri, ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Haleluya. Aya ni amagambo Yohana yabwiye uyu Gayo. Murabona yuko ari amagambo meza, harimo ukumwifuriza ibyiza, kumwifuriza iterambere, kandi akamubwira ngo ukundwa, bien-aimé. Haleluya. Uyu Gayo ni umuntu wari ukunzwe, le bien-aimé. Aramubwira ngo ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Wowe uri kunyumva, wowe ukurikira ikiganiro Saveur Divine, wowe wifuriza iterambere rya Saveur Divine, wowe ushyigikira uyu muhamagaro mu buryo ubu n'ubu, wowe ujya wifuriza mugenzi wawe ibyiza, nanjye ndaje kukubwira ngo ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Muri iyi minsi yo kurangiza umwaka wa 2021, ndakwifuriza ngo ugubwe neza muri byose, uzawurangize neza, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza, ube muzima mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bw'umwuka. Ndakwifuriza ngo ube muzima mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza iterambere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo mu mibereho ya buri munsi. Ngiyo ijambo tuzasangira muri iki cyumweru, iterambere ryo mu buryo bwo mu mwuka. Nicyo cyifuzo cyanjye gikomeye kuri wowe ukurikira iki kiganiro. Yesu rero nakomeze abashyigikire, mugubwe neza. Ndabifuriza kuzarangiza uyu mwaka neza no kuzinjira mu wundi mwaka wa 2021 mu izina rya Yesu. Muzahabwe izindi mbaraga, mukomeze mushikame ku Mana, kandi tube maso, dukomeze twemere kuyoborwa n'umwuka wera muri uru rugendo twatangiye turimo tujya mu ijuru. Ndabifuriza kugira ngo umwuka akomeze atuyobore
kandi tube maso twubahirize amategeko y'Imana, maze dukomeze tuzarangize uyu mwaka neza twese. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Mugire umunsi mwiza, muhabwe umugisha.